wenda ukavuga uti njye ntabwo najya mu isekani bishobora kwanga ukavuga uti intego zanjye ngomba kuzigeraho. Yego. Uvuga ngo mu Rwanda hari ibigo byinshi byanoze bya health centers hari ibigo nderabuzima byinshi. Wowe wavuga uti nubwo byagenda gute akazi kanjye ngomba wenda ntabwo wagize ngo utegeke abantu ngo uvuge ngo nshaka akazi kameze gutya kuko nakoze ariko iyo ukomeje ugahatiriza ukavuga uti njye nizi ibi ngibi ngomba kubona leta y'u Rwanda rwose iyo ufite nk'amashuri nk'ayo ngayo dore ko abantu nyine biga siyansi ari bakeya aho ngaho rwose ufite opportunity ntabwo ufite akazi ariko ufite opportunity iri hejuru urumva aho ngaho uba bigezemo influence true nibyo cyane kabisa kandi biranumvikana cyane. Hanyuma wenda gutyo kuvuga ko igeno ritabaho abantu benshi bashobora guhita bavuga ati ubwo umuntu ntabwo yemera ko Imana ibaho. Imana yemera ko ibaho? Yes, ntakanye ko Imana ibaho. Ubwo ikintu ndi kuvuga nuko Imana niko ijambo ryayo rivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Nicyo kintu turamutse tugendeye kuri ibyo ngibyo sinibuka neza umurongo byanditse ariko iryo jambo ndabizi neza ko rizwi n'abantu benshi. Icyo ukora ngiye nzaza nyisange niho umugisha cyaguke cyane. Nese ko abantu benshi bavuga bati hari igihe umuntu ajya mu bintu byinshi cyane ugasanga agiye mu bintu rwose bizengurutsemo cyane ariko ugasanga sibyo agize gute sibyo akoze cyangwa se wenda nk'urugero nk'umuntu agakora yifuza kuba nk'umuhanzi ariko yakora gete w'umupasiteri. Urumva abantu benshi igihe bakabihuza bakavuga bati wasanga nyamara biriya bintu by'ubuhanzi bitari ibye ahubwo igeno rye nubwo mwese ubu ngubu kuri kuvuga ko wenda nyine bisaba kubiharanira cyane wenda gukora cyane kugira ngo bijyemo nta gihe na kimwe urisanga ukisanga mu mahirwe cyangwa se ukisanga mu kazi utagezemo wenda kugira ngo ugakore ukisanga mu kazi runaka kugira ngo ukajyemo nta kintu kimwe ugeze ushyiramo imbaraga kugira ngo ukajyemo nta ruhande ruto rugezemo kugira ngo ako kazi ukinjiremo. Iyo ngiyo ni kimwe mu bintu nizera ko bibaho byitwa opportunity. Opportunity. Sasa opportunity uyibonye ute utarigeze uko nyine opportunity urayibonye ko uyibonye ahatari ahanyaho wenda aho wemera ko ahanyaho ni hari cyagiye wigiraga ni hari cyagiye wakoreraga cyane cyangwa usifuza kuzagira aho ngaho uyibonye nyine ahantu haje hatungurira like from nowhere ntabwo rubizi ko bizakubaho sibyo. Sasa ubyita opportunity gute kandi atari ibintu by'ukuri ngo hazabaho ikintu bita career opportunity. Hari igihe ushobora kugira amahirwe mu kazi kawe ariko hari igihe hari ukuntu umuntu avuga ngo nyine wenda ukabona abandi bantu bakora ibintu nawe ukavuga ati wenda kuko bara wenda navuga wenda nk'umu influencer yawe ukavuga ati kuko uyu muntu akora biriya nanjye ukabyiyumvamo nyine ariko mu by'ukuri bitakurimo mu maraso yawe niho ugashaka no kubigeragezaho ntibikunda ariko ukumva urabishaka wagira amahirwe wenda yo kubona ibintu ibyo ushoboye wenda urabizi yuko wenda nk'ubu ngubu ahantu isi igeze nyine amafaranga icyo kintu nyine ikintu kiza ku mwanya w'imbere cyane nyine ubanza kwikorera ama self test nyine wowe ubwawe ukabanza ukamenya ngo ibintu ndabizi koko apana kuvuga ngo ngiye ngo ndashaka ubanza kwireba ukabanza kwikontorora ukavuga uti ibintu nshaka ku applyingamo ntabibasha ibintu nshaka gukora ndetse ndabizi ibyo ngibyo bimaze kubona ubizi ni hamwe nyine umuntu yemera nyine agafata wenda nk'amafaranga muri banki wenda bitewe n'iwabo n'iki wenda akavuga uti kuko biriya bintu ndi kubona mbizi koko kandi abantu nyine bari no kubishyigikira biriya bintu ngomba kubikora uko byagenda kose ariko kuvuga ngo ngiye ngo ndumva nshaka kuzaba umukanishi ukuntu ntabwo bikunze ubwo tuvuga uti akoze ko bidakunze wakigira mu kwikorera imizigo cyangwa se wenda ukavuga ngo ngenda ndashaka kuba umukanishi ariko ngenda nshaka kwiga cyumweru kimwe nyine wenda hari abantu bagira ubunebwe nyine bwo kuvuga ngo afashe umwanya wo kujya gukira yego kandi wenda no mu buzima busanzwe nta nubwo yari asanzwe uzi n'ubukanika igare nshaka guhita nkora gukora ibintu ugiyemo ntabwo wari usanzwe ubikora nyine nta nubwo wari unabizi ntaki ni uko ubyifuza gusa yego mu gihe wakagombye kubanza ukareba ni koko n'ibintu ushaka kuzaba byo ubizi ugashyiramo imbaraga iki
yego aho ngo ni sawa cyane kabisa. Ubwo dusoza kuri topic uremeranwa ko cyangwa se we n'umutima uremeranwa like nawe uko igero kuko naribaho ahubwo kugira ngo ugire ku kintu ari ubikiramo imbaraga ndetse n'ubushake kabisa. Imana yavuze ngo Imana niyo yavuze ngo udakora ntakazi. Urumva ikintu for myself ntabwo ribaho kabisa. Ikintu ntiribaho. Ntabwo Imana yavuze ngo ngo nzakugira ngo uziryamire ngo nzakugira umushumba. Ntabwo Imana yavuze ngo ngo nzakugira perezida, ngo nzakugira umushumba nyine w'amatungo, ngo nzakugira umuyede wapi. Uwo muyede byashoboka yuko yakwiga akaba umunuze umufundi byashoboka yuko iyo aza kwiga wenda bitewe n'abantu ba kera wenda higaga bakeya, ariko nabwo urumva nyine za ibintu by'amafaranga n'iki ugasanga nyine abaye umunuze umufundi usanzwe, kuko nta muntu wize kuba umu engineer ngo abe umuyede. Ntabwo nyine wese urakoze cyane aho ngo wisunjyana ku kindi kintu. Na muyede wize agasoza segondere wenda na kaminuza ubaho wasoje kaminuza. Na muyede wasoje kaminuza ubaho. Uvuga ngo umuntu wasoje kaminuza akaba umuyede. Sende navuze se uriga nyine ngo nshaka kuzaba iki ngiki, ariko finally ubaye umuyede. aho ngo byatewe n'iki ko genda bazi ko bahari cyane kandi akenshi discipline anywhere you go. Discipline ikujyana ahantu hose. Without discipline anywhere you go without discipline it means you are working, you are zero work. You are zero work. Baki tubisoze gute bango iyo ufite discipline na ahantu wageze. Simvuze yuko abo bantu wenda baba badafite discipline, yego, ariko ndahamya neza ko 90% kenshi nyine ibintu by'ama drugs n'ibindi bintu nyine that role of becoming leader. I was saying that anything what I can say or what I can read to how any way in which I can read my class but anyway which I can read my class it may or how I want the things go it may be like that. Of course. For sure. So that of course cyane kabisa. Ngira ngo kabisa urimo urabyumva cyane. Icyo gihe rero sasa kuri wowe umunsi wa mbere wabaye chef ugiye muri doro cyangwa muri dormitory n'abandi bana, just bakwakiriye gute, bagufashe gute? bavuga ati respect. Ubwo se ntago wenda nabukiye ijambo gato cyane, ntago urumva nubwo umuntu yabakora fresh task nubwo bakora neza cyane, ariko nta muntu ugira abantu benshi bamukunda. Umuntu agira abantu bamukunda n'abantu bamwanga. Ushobora kugira igice kinini cy'abantu bagukunda, ukagira ikindi gice batakwemera. Wowe byagenze gute? Bose bavuga ati batukundisha cyangwa bo bavuga gasaka kana kaje kutiyobora. On the first mu cyumweru cya mbere nyine abanyeshuri bose abantu baravuga ati cyaze kabisa, bitewe nyine na morals nari mfite n'iki byose bavuga ati cyaze kabisa. True. No nyine nyuma y'iminsi nyine uko ibihe bigenda biha ibindi ntabwo haburamo nyine abantu bakwereka yuko nyine batakwishimiye ukabibona, ariko nose wakora iki niba batakwishimiye ntabwo uri bugende ubasebya nyine muri abantu bavuga ngo mbarimo mbazi. Ariko n'ubundi at the end of the year ukiyunga nyine ukabona yuko nyine mwapfa gusa nyine ntabwo uvuga ngo twapfa gusa ngo urabona ngo bimeze gutya nyine hari ibintu hari ukuntu nyine ususarenga n'umuntu ukabona yuko nta kibazo mufitanye. Ntekereza ko kuba umuyobozi muri class, I think you have to be real cause ugomba kumenya kuri cyane kugira ngo ubashe kwibura neza class, kandi harimo n'abantu by'ukuri ugiye kubangamira baba basanzwe ari abanyamafuti kubera ko uri real cyane ukababangamira. Ubwo byumvikane ko abantu ntabwo bagukunda muri rusange, ntabwo ntibibongere ntabwo bishoboka. So noneho ikintu utazibagirwa bwa mbere iyo muri board cyakubayeho ni iki? Utazibagirwa kabisa iki kintu sinshobora kukibagirwa niyo byagenda gute, sinakibagirwa. Iki kintu ni ikihe, byagenze gute kugira ngo ibyo bintu bibi?
ikintu ntazibagirwa. ikintu uvuga uti kabisa kino kintu I will never forget it, ku buryo cyambaye kikansigira n'amasomo akomeye cyane. Kiba ari cyiza cyangwa se ikibi? Icyiza cyangwa se ikibi? Cyakora uvuga uti kabisa kino kintu cyambayeho sinzakibagirwa. The first time when I was meet with our head boy, he told me that that boy is very serious. Really? Okay. That I like him. I like his characters. Of course. Just room for negatively. Before I become chief. In boarding school. You're right. But I don't know if all schools. But what I know is this: in our school. The classes. Alright. Clean the refectory. Before sleeping. Only boys. Clean the refectory. And the first when on our first week. Right. We go to clean refectory. Or to mop it. And the some students. On that time, I was not chief. I was the vice chief. Alright. You was vice chief. Yes. The first time I was go there. Alright. On the first time we was go to clean refectory. Hey. Really? Okay. And our chief. Good problem. You may ask yourself that which problem I was good. Right. bagahita bafata paketi 50 bagahita bazishyira mu madoro nyine y'abahungu cyangwa abakobwa. Vuga ngo muri saa 11 z'igitondo twese tugomba kujya koga. Wenda hari n'amabaketi wenda yarasanzwe nyine yarasanzwe nyine ari muri doro nyine bazanye n'izindi 50 wenda nshyashya. Ntago uvuga ngo nta muntu uri uvuge ngo iyi ngingo ni yarunaka ngo nuke muri ruhande, buri muntu ahita afata yigenga. But you won't use the cook. Icyo gihe rero ibibaye $. Umuntu uje bwa mbere ahora ari ibisazi. Uvuga ati ibintu bizabishobora. Cyangwa se ushobora kwifata gutyo abafatiye agahita avuga ati se baketi yanjye ijyanye ati kunjyana n'ibyanjye. Cyangwa se yabyuka yasanga yifashe akavuga ati baketi yanjye ndayibuze biki n'ibiki. Kandi tutangira kwibaza ngo se biraza kurangira. So iki kintu cya mbere cyakuguye. Sasa ikintu cyagushimishije cyane kigera muri internet ni iki uvuga uti kabisa ikintu iyo naza muri internet sinari kuzakibura ni iki? Ikintu cyanshimishije ikigero bwa mbere mu cyumweru cya mbere kigero kabisa ukavuga iki kintu ebana I'm happy for that. Ni iki kintu cyanshimishije no gutekinga role kuridinga class. Yego. You have to take role of the leader class like chef, right? So uri umuntu ukomeye cyane. Uri kuki bita high level. Ango ushyira muri confusion yo kwibaza ngo what you receive it. Why you receive it for river bro? It can tell us. What was received to lead all class, like harimo aba big boys bakuruta, harimo aba big guys bakuruta. So iyo role cyangwa se wabyakire gute? Bakivuga bati from today you have to read this class all, wabyakire gute? Ikintu cyari gitangaje was the first time I was become chief. So that irese ntakara ndavuga rero mwabapete. Okay, like you was have to be serious. Byatari. Ndetse ari ikintu mutazi. Itegeko ahantu rikora. Itegeko rirakora cyane. Ati itegeko riremera kurusha ibuye. Ati ko bumeze ko itegeko rirakuremerera byatari. He was very seriously for the first time like utangira kuyobora class.
umunsi nahise panga n'abakora isuku ntanarakaye urutonde bitapfata agakayi n'agakaramu avuga ngo wowe nawe nande uyu munsi rimwe muri burare mukoze oya rero no wenda usanzemo n'abasiniya wenda just bakuruta mu myaka bavuye no ku bindi bigo byari bifite ibita knowledge iri hejuru cyane ugezeyo uravuga uti guhera uyu munsi I'm seriously to leaders uvuga ngo ngewe kiri wenda ikigo nigaho nyine umuyobozi wacyo nyine respectinga cyane abachifu yego abandi bayobozi b'uyu munsi abamwungirije urumva muri aba chef ariko muramwungirije uvuga ngo yego kuvuga umuyobozi w'ikinoze director ubuzima bw'ishuri mu kigo ubuzima bumeze bute n'ubuzima kugira ngo wowe wenda wibutse cyangwa se wibutse na bagenzi bawe wenda mwiga mwese mu ma internet cyangwa se mu bigo bya boarding cyangwa se abandi bantu basoje babyizemo ndetse n'abandi bantu batarabijyamo ndetse n'ababyeyi bari hano hanze ababyeyi cyangwa se badakunze cyane gusobanukirwa life school cyangwa se ubuzima bwa boarding bumeze gute n'ibiki byose ubuzima bwa internet n'ubuzima bumeze gute n'ubuzima mu by'ukuri ufitemo experience nini cyane biba bimeze bite muri internet mu mashuri mu boarding cyane babyifashe bite muri rusange uvuga ngo ushaka kuvuga step by step imibereho ese waba just reka duhere ukigeho bwa mbere iki kintu kikugora cyane ikintu cya mbere kikugora kigera boarding urumva wenda iyo ugeze nk'umwaka nyine ugasanga nko ku kigo cyawe nyine ugasanga nyine ugahita wisanga aho muri wenyine ikintu rwose kiba kigoye nawe urabyumva noneho ukajya ku ntebe uri wenyine urumva ni ibintu bigoye noneho iyo nyine iyo ari nk'umukobwa utazi kwiyadapta n'iki urumva biba bigoye ariko icyumweru cya mbere kirashiraho ugahura n'umuntu wa mbere mukaganira ejo mwazahura babiri batatu nyine ugahita ugira abantu gutya nyine babaha amakarasi mugahita nyine urumva ntabwo babura umuntu mwicarana ubwo aba ari umuntu wa mbere mwaba muzirana muhita mumenyana nyine muri iyo minsi karasi yose nyuma y'ukwezi kumwe uri umuntu nyine ushabutse cyane muhita mumenyana nyine bose muhita mumenyana ariko nyine ntabwo uko byagenda kose ntabwo habura karasi birimo abantu baba bitonze cyane urumva abo ngabo nyine ni nk'igihembwe cyangwa bibiri bigatoboka akaba aribwo nyine bumenyanye n'abantu sosiyalinga n'iki aba ari ibyo ngibyo wenda nyine aba ari cyo kintu navuga nyine kiba kiri difficult kera abana bakundaga gutaha cyangwa se bakunda kuva cyane mu ma internet bakaza bavuga bati shati internet ni mbi ati ni ikintu kibi cyane ati ni ahantu hatoroshye kuhaba nawe niko ubibona cyangwa se ukurikije experience ufite ubu ngubu ni like igihe kintu washaringa abandi bafite ubu ngubu cyangwa se abantu batayizemo cyangwa se like n'abifuza kuyijyamo wababwira ko intano ari ikintu kibi cyane abantu nyine just kitari ikintu giha freedom cyane abantu ni ukuvuga ngo abantu ibinyabuzima kugira ikintu bita variance yego batandukanye ntabwo niba umuntu wenda ibintu bivuzwe n'abantu benshi nyine nibyo biba ari wenda umuntu wa mbere avuga ati hari ahantu si heza n'undi aravuga ati hari ahantu si heza wenda bavuye ku bigo bitandukanye benshi nyine ariko uko byagenda kose haba hari abandi bantu bibera byiza akavuga ati nubwo hari ahantu ari habi ariko njye nta kintu ahantu nkawe nubwo nyine we nyine akavuga ati nubwo abandi bantu bavuga ngo hari ahantu njye nta mpampana ntabirenze akanishegera bakavugirwa banasereza rimwe na rimwe nawe akaba yavuga ati ntabwo ari byiza ariko we nta kintu bimutwaye kenshi rero biba biterwa n'impamvu buriya nk'umuntu uwa mbere naho hantu ugafata umwanya wawe nyine urumva niyo yaba ari nko mu icumi ba mbere uhafata nyine